Ndabasuje kandi bifuriza ibihe byiza bakunze bishangi dotirwa bakunze bishangi radio ndetse nishangi radio FM nyine nkuko mumaze kubimenyera muri rusange ndi mu karere ka Rusizi ni murenge wa Nyakarenzo kagari aka Karangiro umudugudu no wa Gituza. Rero hano turi mu murenge nyine Nyakarenzo ko nemaze kubabwira hari umurwayi igihe kingana n'amezi agera muri 5 arwaye urwayi bukomeye cyane still now n'uburwayi n'ubu ngubu mu rugo cyangwa se wenda aho atuye n'umuryango muri rusange utarabasha wenda kuba wamenya cyangwa se wenda kubonera umuti. N'uburwayi rero bwaje gute maze mwibwira abadukurikiye kugira ngo wenda bajye badufasha wenda kuba bakumva iki kiganiro maze mwibwira abadukurikiye. Nawe Aperusi wowe witwa Tuyizere Ezekiel. Tuyizere Ezekiel rero tugusanze mu muryango hano mu rugo ni ikibazo mwagize ariko mbere na mbere tubanza no kubihanganisha. Umurwayi muri kugenda mubona kuri screen yacu ni umurwayi warwaye gute muri rusange? Yarasanzwe wenda ari umuntu muzima ugenda? Yari umuntu muzima agenda nta kibazo kiwe ahura n'ikibazo cy'uburwayi maze guhura n'ikibazo cy'uburwayi tujya kwa muganga. Yego. Tumujyanye kwa muganga tumujyana mu bitaro kuri centre de santé biranga abantu transfera ku bitaro bikuru by'Igihundwe. Batujyanye ku bitaro bikuru by'Igihundwe naho biranga badutransfera i Butare baduha gahunda yuko nyine uburwayi bwe ngo butagomba gukira. I Butare ho yaramaze igihe kingana gute? I Butare yaramaze igihe kijyanye n'ibyumweru 2. None abaganga baratubwira ati ntago uburwayi bwiwe bugomba gukira. Wenda se we bababwiye ko arwaye iki nyuma yo kubabwira ko uburwayi bwe butazakira yababwira yuko arwaye iki? Batubwiye ko ari uburwayi bw'intuza nyine ngo karwaye kanseri, arwaye kanseri ngo n'umwijima. No turamubaza ati se nta bundi bufasha mwaduha kuko we na mwadutransfera mu bitaro bikuru. Bavuga ati kugira ngo amafaranga yanyaza agenda apfa ubusa wenda se mumuvuza adakira ngo ntago byakunda, byasaba yuko wenda mumujyana mu rugo akajya mu rugo mugategereza wenda se ibizaba ubwo no gutegereza nyine ubwo gupfa. Rero twari twabahamagaye kugira mu dufashe nyine muri ukuntu mwena mwadufasha. Uyu mubyeyi akoresha bwe buryo bw'ubwisungane mu kwivuza iyo ari kwivuza? Ni mituweli de santé. Rero mwebwe se wenda ni iki mwabashije kuba mwakora nko kubwira nk'ubuyobozi wenda reka tuburebe nko ku buyobozi? Hari ubuyobozi wenda bwarashe kuba bwajya hano nyuma yo kumva yuko hari ikibazo gikomeye cy'umurwayi urwariye mu nzu bingana kuriye cyane ko abantu muri kugenda mubibona kuri screen yacu ni umurwayi urembye cyane. Abantu mubibona kuri screen rwose ni umurwayi urembye cyane bishoboka pe. Ngira ngo muri kubibona uyu hangaha arabyimbye nindi byimbye hejuru mu gatuza abona ni umuntu nyine yarananutse cyane ukurikije wenda nuko yarameze mu bihe byashize. Mwebwe ni iki ubuyobozi cyangwa se ni ubuhe buyobozi bwabashije kuba bwaza hano wenda bubafasha mu bijyanye no kuba wenda babagira inama se babafasha kugira wenda umurwayi agere kwa muganga? Twebwe nyine twagereye ba mudugudu twegera nyine abayobozi b'akagari tubibabwiye nyine baraza ngo nimba kwa muganga barababwiye ngo ntimuzasubire kwa muganga wenda se bitewe n'ikibazo yahuye nacyo. Yego. Baratubwira ati muzihangane kuba abaganga bakuru barababwiye ibyo ngibyo muzabyakire nyine muzabifata uko biri muzabyakire. Abayobozi nyine turabihorera nyuma yaho nyine arongera ararwara araremba tubura ukuntu tubigenza twegerana bw'abayobozi n'ubundi baraduterera nyine buko birangira ari uko bigenza. Abayobozi n'ubundi barabatereranye. Wenda reka ngerageze wenda kuba nahamagara umuyobozi wenda w'akagari kugira ngo twumve umuyobozi w'akagari wenda yabaherigeze kubimenyaho. Umuyobozi w'akagari yarabimenye nabimubwiye ko mfite umwana umubyeyi urembye ariko nkaba mfite n'umwana nyine agiye gusiga ngiye gusaba icyemezo nyine gisimbura ikarita y'umwana ndabimubwira ati n'umwana nyine yararembye ubu ni nkanjye nyine birangira nyine umuyobozi w'akagari arabizi gusa nyine mwashaka ukuntu mwadufasha. Nyuma yo kubimenya wenda se ni iki kintu yabijeje? Nta kindi yatwijeje ntiyanaje no kureba ukuntu ameze uwo mubyeyi. Gitifu w'akagari ntiyaje kureba uko uwo mubyeyi ameze. Yarutse nyine bimubwira gutyo ariko ntabwo yaje kureba gusa umuyobozi w'umudugudu warabizi. Kugeza uyu mwanya wenda uyu mubyeyi afite abana bangahe? Afite abana 5. 5 abana n'umugabo?
ni abana 5 n'umugabo nawe nyine. Yego. Ni barindwi. Ubu se abo bana wenda barya gute wenda bari batunzwe uyu mumama wenda yaratunzwe n'iki kintu yakoraga wenda twumve nuko wenda abana baba babayeho. Umubyeyi yacuruzaga yagendaga mu gishoma akarangura utunyanya udutoryi utubogeri tuntu n'utundi akarangura agacuruza ku gasoko akareba ko abana barya. Ariko kuva nyine umugabo yari yagiye gushakisha ariko nyine kuva umugabo umubyeyi yarwara ubona nyine abana barya ku mashida kubera ko baryaga ari uko nyina agiye gushakisha ariko ubu ngubu abana bari kurya ku mashida nkanjye ubarera ubona ari ibintu bikomeye barya bigoye kubera ko nyina ariwe washakishaga. Nyina niwe washakishaga wenda igitunga abana. Uyu munsi wenda abana bari bageze mu mashuri angana gute cyangwa se wenda bigaga mu makanga ugereranyije? Bigaga amwe yiga mu wa mbere abandi biga mu wa kabiri akandi ni inshuke akandi nako mfite nyine kagahinja gafite amezi 7. Afite amezi 7 undi mwana muto afite? Muto nyine afite amezi 7. Polisi reka rero ngerageze rero bakunzi bacu gerageze wenda mpamagare umuyobozi w'umurenge cyangwa se wenda umunyamabanga nshingwabikorwa wenda reka tuhamagare wenda w'akagari kuko muri iyi minsi dusigaye tubanza kujya mu nzego kugira ngo turebe wenda niba inzego zasi zibizi twasanga zitabizi nabwo tugahamagara inzego zo hejuru kugira ngo wenda tube twarebera hamwe uko ibintu biri buze kuba byagenda. Yes, alo. Muraho neza muyobo? Mumeze mute? Murashima Imana. Just narimbahamagaye rero ku ishangidotirwa ndi kubabwira ngo hari ikibazo kiri mu kagari kawe cy'umubyeyi urembye wenda twari turimo tugira ngo tubabaze nk'itangazamakuru wenda tube twababaza nimba mukizi kiri mu kagari ka Karangiro mu mudugudu wa Gituza ku mupapa witwa Ntawontuye Joseph afite umubyeyi urembye kandi arwariye mu rugo. Ntago mbashije kumva neza. Ikibazo cye ntago mukizi. Just rero uwo murwayi kugeza uyu munsi arwariye mu rugo iwiwe na especially n'ubu ngubu niho turi arwariye mu rugo iwe kandi ni umurwayi usa naho ararembye bikomeye kuko ni umurwayi abyimbye inda. Ni umumama. None kuki atagiye kwa muganga babwiye ko ari we ari ikibazo afite cyabimubujije? Wenda tubajije umuryango wiwe uri kutubwira ko ikibazo bafite ngo ari ikijyanye no wenda bagiye kwa muganga nyuma bababwira ko ngo badafite uburyo babikoramo ngo wenda we yavurwa akiri. Ndavuga ati wenda nk'umuntu cyangwa se nk'umuturage wawe aba ari byiza kumenya amakuru kugira ngo wenda ikizaba cyose uzaba ugifiteho wenda detaye ifatika. Yagiye kwa muganga baramugarura abaganga barananirwa. Yagiye kuri hopitali Gihundwe bamutaransifera i Butare. Bamutaransifera i Butare rero bahita bamugarura. Ngerageje kubabaza ati se wenda hari ubuyobozi mwaba mwaramenyesheje iki kibazo ejo wenda bitazavamo ibindi. Nibwo rero nshatse nimero zanyu ndavuga ati reka mbavugishe twumve wenda niba mwaba mubiziho nk'abayobozi mwaza. Uko bisa kose niba byarabaye gutyo byaba harimo uburangare bw'abamurwaje kuko urumva niba umuntu afite mitiweli yego agomba kuba ajya kwivuza mu gihe yarwaye kandi niyo mpamvu tubashishikariza kuyitanga. Yego. Bakamujyana kwa muganga bakamutaransfera nk'aho bakubareje amabwiriza ya muganga bagahitamo kumushyira mu rugo. Urumva ni amakosa yamurwaje ariko icyo kibazo ni gishya kuri twebwe. Ndumva iki cyaba gisigaye ari ukukurikirana impamvu
Yego, wenda natwe turakomeza tugerageze wenda turebe ko hagira igikorwa, wenda turebe no mu zindi nzego, gusa nari nabashije wenda nari nagize ngo mbashe kuba nabavugisha wenda turebe, kuko ibintu byose murabizi ko bisigaye bihera mu nzego z'ibanze. Sawa rero, murakoze kandi ibihe byiza. Sawa sawa. Just rero bakunzi b'Ishangi Dotirwa, murabyumva ko tumaze kuvugana n'umuyobozi cyangwa se wenda umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Karangira, ariko nawe atubwiye yuko ikibazo ngo gihari nuko wenda abarwaza cyangwa se wenda ba nyiri umuntu batabashije wenda kuba babigeza kuho bigomba kuba bigera. Mwebwe se wenda tuvuye kuri ibyo bitaro bya Gihundwe n'ibitaro byenda by'Ibutare, mwebwe nta bindi bitaro wenda mwegeze mugerageza wenda kuba mwavugisha, cyangwa se wenda abandi bantu mwagerageje kuvugisha, wenda especially nk'abaganga bikorera se cyangwa wenda ibindi bigo wenda by'ubuvuzi? Twegereye nyine twamaze kuva aho ngaho i Butare, abaganga b'i Butare wenda baratubwira ati aho baduhaye igipapuro, baratubwira ati aho twajya hose uburwayi arwaye ntago yakira. Ntabwo twumvishe gutyo, turavuga ati ntabwo twagenda n'ubundi tubona abana bameze nabi tugende ngo tujyana umuntu tuba duca amafaranga nta nawe dufite, turi abakene. Turavuga ati ntago twajyana umurwayi ahandi abaganga bakuru batubwiye ngo ntago byakunda. Tubona n'ubundi tugenda dupfusha amafaranga ubusa, n'ubundi atari gukira, abana bari kuburara, bari kubwirirwa batambaye batarya. Tubona nyine ni ibibazo, nibwo gufata umurwayi wacu turamujyana nyine tumushyira mu rugo. Ubu ngubu bari mu rugo nyine, ibibazo byakomeje kuvuka byinshi. Ubu ngubu twabuze ukuntu tuzabigenza, niyo mpamvu twabiyamaje mureke ko hari ikintu mwadufasha. Bakunzi rero mwese mudukurikiye, ndetse wenda tunasaba ubuyobozi bw'igihugu, cyane se aba baturage cyangwa se nyine wenda abavandimwe barasaba ubufasha leta y'igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Waba ufite ikintu cyose cyo gufasha uyu muntu, muri kugenda mubona kuri screen yacu, ufite ikintu cyose cyo gufasha uyu muryango, my friend, turaza wenda gucishaho nimero hasi mwahamagara kugira ngo wenda inkunga mufite mube mwayinyuza kuri iyo nimero, wenda cyangwa se n'ababasha kuba bamusura, cyane ko ari abantu bagifite umutima mwiza, kandi ndabizi neza ko Abanyarwanda uko byasa kose aho muri mwese mufite umutima mwiza. Natwe rero turaza gukomeza tugerageze wenda turebe ko twakomeza kwegera ubuyobozi muri rusange bukareba icyo bwaza gukora aha hantu. Rero reka wenda tubashimire, gusa tubabwire ko tutabasize, ahubwo tujya dukomeza kureba cyangwa se wenda kwita kuko cyangwa se ku buzima bw'umurwayi dusize aha ngaha, kandi ngewe mbijeje yuko wenda nta kibazo kibivutsemo nzabafasha kugira ngo wenda itangazamakuru cyangwa se abanyamakuru bagenzi banjye ndetse n'irindi tangazamakuru muri rusange wenda zabashe kugera hano, kugira ngo dukomeze wenda turebe yuko hari icyo byatanga, cyangwa se uyu murwayi yafatwa akavurwa ubundi akagaruka mu buzima busanzwe, ndetse n'abana biwe bakiga, cyane ko afite abana batoya rwose. Mwuka byaramwe, gufasha ni umuco, gufasha ni impano ikomeye cyane, kandi Imana ikomeza kudushyigikiramo. Njyewe ndi Clement Kwizera, Ishangi Dotirwa, Ishangi FM. Ndabashimiye cyane, Imana ibukomeze ibarinde kandi muze kurwaza ubukira. Turashaka ubufasha, ni ukuri nimudufasha mukaduhereza ku nkunga, tukareba ukuntu twashakira aba bana ibiryo bagomba kurya. Ni ukuri twabashimira, mwaba mugize neza, kandi twazabasabira imigisha itagabanyije. Murakoze cyane. Sawa, murakoze, ibihe byiza. Sawa.